surprise ma. Wanjye no mufite surprise nakuri. Ma babari binyumve. Babari binyumve pe. Ariko mbwire vuba bite nigendera. Mfite gahunda wategereje ariko ukayumva wajya. Ma. Ndishimye nagushaka kubyumva. Shimishijwe n'iki se mase kabiri mbona wisetsa numva kuririmba ukora amasuku. Zandenze ahubwo ma. Ibiki? Kufitiye surprise? Yego mama nkufite inkuru nziza cyane. Ngaho mbwira guteze yombi. Mama. Uzi ko mfite fiance. Ehe. Fiance. Yewe ibyo ntabwo nabiha agaciro ubwo se urakomeje. Mama niyo mpamvu nkwicaje mbikubwira kuko biri seri. Ntabwo ibyo ngende wasanga ari bya bintu by'abasore bo hirya no hino birwa babeshya abakobwa batishije. Oya mama ntabwo ari ibyo ngibyo. Impamvu mbikubwiye nuko cyane mwizeye kandi no musore nkunda nkabibona. Nukuri. Shamba ntabwo nabyizera ibyo ngibyo none se akora iki? Ntabwo nitaye kumenya ibyo akora ariko mbona ari umuntu ufite umuco nkunda wenda nzabimenya. Mama hari umuntu ukomanga. Karibu. Oh, chérie. Ça va, vite c'est. Je n'arrive pas kumbura. Neza ni karibu chérie. Karibu urisanga muri uru rugo. Karibu. Okay, turakwishimiye. Urakoze cyane. Urisanga muri uru rugo rwose. Asanze. Gusa twakuvuga ikinyarwanda kandi umuntu usanze bamuvuga burya bazarama ntabwo uzapfa gupfa. Okay. Ariko usanze n'ubundi nari ngiye hari umuturanyi umaze iminsi arwaye. Ugiye kumusura mube muganira. Kandi mwakire. Reka njye gusura umuturanyi. Gushimye. Wambaye neza kwa gato. Are you sure? Yes. Merci beaucoup. Merci aussi. Urakoze cyane. Nani zawe rero. Ndavuga nti kanze ndamusuhuza. Barageze bari basanze nabo matramo. Birashoboka cyane. Yego. Urakoze cyane. Urakoze no kudusura. Kamugeze kwiremba. Nzaza kugusoma tukabamo. Yakumunani ariko n'umuvandimwe seko ndishimye. Aze kumenya akazi dukora. Sibyo? Karibu bosi muto. Ni karibu wana. Bikwege. Meze sawa sawa. kuri iyi minsi wana. Ari neza. Ndabona wari umusore. Sigaho dupompaje. Reka ako mikoro cyasetsa nka kera. Uraye neza wana. Nawe warashaje ariko ubona ukuntu ungana. Wana. Ni karibu kabisa. Na star kabisa. Bro arimo se. Bro arimo yaranagutegereje. Ndamukumbuye cyane fashe iki kintu. Gusa nawe koko. Naga koko kwi. Nawe ukaba karemereye. Jimmy, makuru. Ani neza kabisa. Maze kuba igisore sha.
naye ngukumbuye bro. Shana naye ngukumbuye. Shana kibazo tube tuganira. Kuri iminsi wa Kuri ni meza cyane. bro naye ngukumbuye cyane kabisa. Jimmy, nige umuntu wari gukumbuye. Urabizi kuri amaraso yanjye. Ndabizi cyane. Uvuga ngo inshingano zanjye we na Yvette. Ndabizi kabisa. Kuva ababyeyi bacu bapfa, nafashe inshingano zo kubarera. Ese ko none ndishimye cyane kuba umaze kuba umugabo. Ndabizi cyane. Mugihe nzaba ntahari uzakurikirana Yvette. Ari mbakumbuye cyane. Ahubwo nibagiye kubaza bro. Abasore bose ndimo ndabona ahangaha ntabwo nasize, ndimo ndabona abasore bahagaze batavuga batansuhuza. Jimmy, abasore baje nyuma yuko maze kugira amafaranga. Ugiye kugenda nta mafaranga afite. Ntabwo nabonye akazi ubu ndakora. Warakize Neza neza cyane. Rero iyo ninjiye miliyoni ndashakamo n'umukozi wo kuyirinda. Bro urumva iyo ngeze miliyoni 10. Bro ndabyumva akazi ubu nabarinze 10. Urumvise bro warakize kabisa. Byose niwe koraho ndakuzi nawe. Nuri sama kuri iminsi. Amakuru ahubwo bro twaganire niwe nibagirwa kubaza veterinary. Ufite uswa mukumbuye wa Veterinary amaze kubibona. Ahubwo hano office. Chris. Gira ko musaza we yaje azamusa. Naze nari mukumbuye cyane kabisa. Mushiki wanjye imyaka mba maze ntamubona ariko. Okay, Jimmy. Oui. Nakwambaje bano basore bose bari hano. Bagira ngo present ni nishite yanjye twa Bosco. Ntabwo nene bagiye kumukubaza. Naje ari we nirebera rega mba ngukumbuye cyane uranyihanganira. Turakorana rero we niwe ngize imodoka hano mu Rwanda. Naye no mukire mugenzi wawe ndabyumva. Yvette katinze kuza. Yvette naze muhobera Yvette kuntu mukumbuye kweri. Ufite ubukumbuzi cyane. Rwije imyaka 8 rega ni myinshi cyane bro. Ahubwo makakanda kigakunda. Neza meza. Igara mu ndege badohereza amazi. Nazo na sister wanjye nari mukumbuye kabisa imyaka yari yabaye myinshi. Imyaka 8 yose. Abana babakumburanye natwe tumaze kwisazira. Imyaka 8 ni myinshi cyane. Sister wanjye. Oui, moi. Makuru y'iminsi. Ni meza bro, meza cyane. Ko byibishye cyane se bro Wese urangana utera. Twereka twararyaga. Wow, you are welcome in Rwanda brother. Sister, thank you kabisa. Thank you. Uvuga uruzungu rwa hakurya ya sha. Nanjye sinzi ndaho bituganira. Tange nawe ari kuraruvuze sinumva nawe uruzi bro. Yvette. Jengo rero Jimmy wamubonye nta kindi zongera kumbaza. Namubonye. Ubona ari kangana se bro wamugaburiraga ibiki? Abayanyitayo reka. Rega mwe murabye sha mwagira ngo ngiye sinjya murananutse. Urangaruka. Rega iburayi turarya cyane ibintu by'iminywere none hari abari n'imbeho. Ararya akanywa impamvu umuntu agenda akangana gutya sugira ngo inzuki zandi. Ariko ubwo wari umeze neza nta kibazo. Nari meze neza ko nari mbakumbuye cyane. Natwe twari tugukumbuye. Gusa nyine bro assist hari ikintu nashaka kubabwira kugira ngo murabizi neza ko ngeri burayi nabize ibyangombwa byanjye byose nari mfite ibyo narabibabwiye ariko nari mfite umukunzi nabyo murabizi ko nakundanaga nawe rero kuva nagenda kugeza na n'uyu munsi n'aka kanya ntabwo turongera kuvuga communication yarapfuye yumva mbura uburyo bwo kumuvugisha ndamukumbuye cyane rero murareka amazi ujye kumusuhuza hanze iwawe. Okay, Jimmy. Ni byiza wenda we byaguhira. Iyo mu Yvette maze iminsi namuzi yaburi birengera. None yaburanye na muzamu wanjye ngo ni Karere. Wiki Unahoraga mutoteza ngo nta byara. ikagenda nisi ibyo byabaye ryari Ariko ugize amahirwe ntiyanagaruka. Kuko adari birimo birafasha. Ahubwo wegenda umurebe nta kibazo Yvette arasigara gutegura ibyo uri buze gufata. Then après tuze gutembera. nta kibazo. Hagataho se bro twaganiriye nibagirwa kubaza. Aha abasore bose ndimo ndabona ahangaha ko ntabona asize byabo biwe. Ubu bose bagiye kuguhiga bashaka amafaranga. Igabaye umukire bro bose baba babizi. Umusore wese ushaka hano mujyana guherekeza. Bro urakoze kabisa. Kisa nta kibazo. Ubwo Yvette nawe nasigara gutunganyiriza ibyo bufate. Then noneho nimugoroba turaza gusohoka nta kibazo. Urakoze reka mpindura imyenda kubera ko iyi ngiyi urabizi ko amaze igihe mu ndege urumva ngomba kwihindura. Sawa. Genda mwe komeze muganire na Yvette naye mbe nganira na Bosco.
hanze. Ko mbona utishimye. Kubera iki? Ni kare. Urwa Karabe. sinzi wenda ko wanyumva ariko ibintu byambayeho ntabwo umuntu Ibiki? ngera mu Budage ntaragera nkaho nari ngiye kwiga nahuye n'abajura banyiba ibyangombwa byose nari mfite mbura adresse n'inzu muri make nanjye ntakora ngiye kandi urabizi neza ko nkigukunda ari ubuzima bwanjye Uti? Uracya? ndagukunda cyane Ariko uti? Uracyankunda? Georg. cyane Imyaka umaze mu Budage urayizi cyangwa ntayizi? aribo babigenza gute Kwiki? Uragiye. Umaze imyaka 2, 3, 5, 8. Nta connection yawe n'imwe nzi, nta call yawe nzi, nta SMS. Ko. Ngo uracyagira ute? Ngo uracyankunda njyewe? ongera uti cyane Ego komana. Kugeza izi saha. numva nakugenza gutashira gusa uracyakunda cyane kandi urabizi ko ntabona gufite Uti? ntabwo nabona Njyewe uracyankunda? Njye oruka. ongera uti cyane Ariko se muhungu, imyaka 8 urayizi utavugana n'umuntu, utamwandikira. Nta mpamvu nimwe ufite ngiye yuko nakumva. baranyibye Oya ntabwo bishoboka. si ari we wabigenza gute Oya nta nubwo ndi sheri wawe, ahubwo kano kanya menya ko nabonye uti. Ibyo bya sheri ntabwo bishoboka icyo ibiki bidashoboka nuko bimeze. ubwo ugize uti wabonye undi Cyane nabonye uti. ubwo byo waba unkoreye iki amasezerano yose twagiranye kuyazi urumva wabona iki urabizi ko rero ubuzima bwanjye ntabwo nabona bufite Oya rekeraho. Jimmy rekeraho. Imyaka 8 utavugana n'umuntu atazi amakuru yawe. Urumva hari impamvu wowe ufite wazunzara imbere. Uracyankunda? Oya ntabwo bishoboka. Ntabwo turi kuvugana byinshi. Mfite fiance. urwambabariye Oya urwambabariye basizikana bigenda bite? Ukama. Nakubwiye mfite fiance. Ahubwo wamfasha ukagenda. urwambabariye Oya byararangiye. Byararangiye. Ntimukadutekeho imitwe. Oya uzagenda upfe. Urabona ari wa mbere wabupfuye. Sohoka. urwambabariye Sohoka. Sorry. Sohoka. Nakubwiye ngo sohoka. uzagusa nuko Jimmy nta bintu nubwo nkoreye ibindi nawe. menye ko ntabona gufite Uzapfe niko mubwiye. urwambabariye Karandikire tu.